Bene data bavandimwe, nongeye kugaruka kuri radiyo y'ivugabutumwa kugira ngo twongere tuganire iby'ubwami bw'Imana. Ubushize twavuze ku bwami bw'Imana ukuntu Yesu yaje ari akabuto gasuzuguritse cyane, hanyuma arakura nk'abandi bana, ariko igihe cyarageze agwiza ubwenge n'imbaraga byamuhesheje kuba umunyacyubahiro ku isi yose. Uyu mwanya turavuga ku muntu umaze gukura, ku muntu wakiriye Yesu akaba amaze gukura, icyo agomba kuba ameze, uko agomba kubasa. Reka turebe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 51. Hatubwira ukuntu Yesu yakuze, yamara gukura akagwiza imbaraga, akagwiza ubwenge. Yarakuze agwiza imbaraga, agwiza n'ubwenge kubera ko yakuze. Natwe rero abakristo iyo twamaze kuba muri we, turakura, twamara gukura tukagwiza imbaraga zitari iz'uyu mubiri, imbaraga z'umwuka wera zikagwira muri twebwe, kandi tukagwiza n'ubwenge, ubwenge bwo kumukorera, ubwenge bwa bundi atanga, bwa bundi buboneye buvuye mu ijuru. Kugira ngo rero dusome nanone Zaburi ibice byaho 25 ku murongo waho wa 21 turageza ku murongo waho wa 22. Ayo magambo umva uko avuga. Avuga ngo gukiranuka no gutungana binkize, kuko ngutegereza. Mana, cungura Abisirayeli, ubakure mu makuba yabo yose no mu byago byabo byose. Iyo tumaze gukura, dukora imirimo yo gukiranuka, kandi iyo mirimo yo gukiranuka ituma dukira ibyago ibyo ari byo byose. Imana yacu ishimwe. Abisirayeli bakoze imirimo yo gukiranuka, bituma bagera mu gihugu cyabo cy'isezerano. Iyo bakiranirwaga ibyago byabazagaho, ariko iyo bakiranukaga bakagarukira Imana kubera ko bamaze gukura. Ndashaka kukubwira ngo Imana yabagiriraga neza. Umukristo rero iyo amaze gukura, wa wundi wakiriye ubwami bwa Kristo, agerageza gushaka imirimo yo gukiranuka. Iyo mirimo yo gukiranuka imukiza ibibazo ibyo ari byo byose. Iyo umaze gukura urakora. Iyo umwana avutse agakura, igihe kiragera bakamutuma, igihe kikagera agakora imirimo itandukanye, akorera ababyeyi babo, akorera urugo. Igihe kiragera akajya kwiga, akagwiza ubwenge, akagwiza n'imbaraga. Bene data bavandimwe, natwe Imana idukuze mu buryo bwo mwuka. Niba twaramenye ubwami bwa Kristo tukaba tuburimo, ntabwo dukwiriye kwicara tudakorera icyo gihugu. Dukwiriye kwicara dukiranuka, dukora imirimo yo gukiranuka. Iyo mirimo yo gukiranuka izadukiza. Muribuka umwami wacu yavuze ko imirimo yacu abantu bakwiriye kuyireba. Niko yabivuze mu butumwa bwiza bwa Matayo, ngo nibabona imirimo yanyu myiza itunganye ikiranukira Imana, ngo nabo bazahimbaza Imana Data wa twese. Iyo tumaze no gukura, twaravutse natwe ubwacu tugakura, kuko umwami wacu Yesu Kristo yarakuze, akora imirimo, akora ibitangaza, ahumura impumyi, ahagurutsa ibirema birahaguruka, agendesha abatagenda baragenda, avugisha abatavugaga baravuga, ahumura impumyi zirareba. Iyo ni imirimo Yesu yakoze kubera ko yaramaze gukura. Natwe tumaze gukura, hari imirimo tugomba gukora, ya mirimo yo gukiranuka. Iyo tuyikoze, igihe kikagera tukagira mu bibazo, tubwira Yesu ngo reba imirimo tugukorera dukiranuka, noneho kwa gukiranuka kwacu kagatuma imirimo yacu idukiza. Ndakurarikira gukora imirimo yo gukiranuka, kuko nugera mu bibazo iyo mirimo izagukiza. Abisirayeli nta kindi bagombaga
kubera ko bari bari mu gukiranuka kw'Imana, baragiye bagira mu gihugu cyabo cy'isezerano. Muvandimwe kandi mu Kristo, reka nkwereke icyo ukwiriye gukora muri iki gihe cya none dutegereje kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Umuririmbyi yaravuze ngo azaza ntabwo azatinda. Niba rero azaza kujyana ba bandi bakuriye muri we, ba bandi bamukorera bakiranuka, azabaha ingororano zihuye n'imirimo bakoze. Niyo mpamvu Yohana yabibonye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 22 umurongo waho wa 12, aravuga ngo dore araza, ikizamuzana rero nukuza guhemba abamwizeye n'abamwiringiye n'abamutegereje, kuko ibihembo byo birahari. Nta kindi kizamuzana, nuguhana no guhemba babandi bakoze neza. Nshuti yanjye, ndakurarikira kuzabarwa mu mugabane w'abantu bakoze neza. Ubwami bw'Imana tugomba kububamo dukora imirimo yo gukiranuka, dukora imirimo ishimwa n'Imana. Niyo mpamvu yabwiye babagaragu yasigiye imirimo, nuko ngo umwe yamusigiye itaranto 5, undi yamusigiye itaranto 2, undi yamusigiye itaranto 1. Araza abaga ngo mbese aje aba bandi yasigiye imitungo baraje ngo bamugaragariza imirimo. Uwahawe itaranto 5 yazanye itaranto 10, uwahawe itaranto 2 yazanye itaranto 4, uwahawe itaranto 1 ngo yaragiye arayibika ntiyagira icyo akora. Hanyuma uko yabwiye uweshanu yamubwiye ngo kuko wakiranutse. Nshuti yanjye muvandimwe, kuko wakiranutse ugakiranuka mu bikeya, izo naguhaye ukazigenzura ngo izindi zingana nizo nagusigiye, ngaho injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe ebyiri nuko amagambo ntahinduka, ariko wahawe imwe amagambo yarahindutse. Ndamubwiye ngo mwene data, niki cyatumye udakora imirimo abandi bagakora? Nibayikwake, bayihe abafite, kuko udafite azakwicyura yarafite. Noneho bakuboye bakujugunye hanze mu mwijima wicura burindi, abo ngabo ngo niho bazakomeza kurira bahekenya amenyo. Muvandimwe, nshuti z'umusaraba, niba twaramaze kugera mu bwami bwa Kristo, ntabwo ari ukwicara gusa. Niba twarageze mu gakiza, ntabwo ari ukwicara gusa. Turagomba no gukora imirimo y'umwami, kuko igihe kigiye kugera akazabaza umuntu wese akamuhemba ibikwiranye n'ibyo yakoze akiri muri iyi si no muri uyu mubiri. Mwene data, inshuti z'umusaraba, emerera Yesu ayobore ubuzima bwawe, ayobore ubugingo bwawe, kuko ari hafi, ntabwo azatinda. Aravuga ngo ariko umukiranutsi wanjye nasubira inyuma, umutima w'Uwiteka ntabwo uzamwishimira. Uko niko igitabo cy'Abahebureyi kitubwira. Ngo ariko twebweho ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuze ubugingo bwacu, ahubwo turashaka gukiza ubugingo bwacu. Imana yacu iduhe umugisha, Imana yacu tugire neza. Igice cya 2 kiratubwira ngo umukristo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we ntakwiriye kwicara, ahubwo akwiriye gukorera ubwo bwami. Kandi gukorera ubwami ni ugukiranuka. Noneho ya mirimo dukora dukiranuka, iyo ngiyo niyo tuzibutsa Imana mu gihe tuzaba tugeze mu bibazo, mu gihe tuzaba tugeze mu ntambara. Umva yaravuze ngo kuri uriya murongo twasomye wo muri Zaburi, yavuze ngo gukiranuka kuri 21 ngo gukiranuka no gutungana binkize. Nta kindi kizagukiza, nta kindi kizakiza ubugingo bwawe kereka imirimo yo gukiranuka, imirimo yo kwizera, imirimo yo gukiranuka. Ibyo nibyo bikiza ubugingo bw'umukristo, bigatuma akomeza gukura, agasana cya giti cyatewe hafi y'amazi. Icyo Yesu yavuze ngo icyo giti cyatewe hafi y'amazi ngo gihora cyera imbuto mu gihe cyacyo, cyera imbuto mu gihe gikwiriye. Imana yacu itugire neza kandi duhe umugisha. Aya magambo nashatse kukubwira ngo niba waramaze kwinjira muri ubwo bwami bwa Kristo, wikicara gusa, ahubwo kora imirimo, kuko ari hafi no kuza kutujyana muri ubwo bwami bw'iteka ryose. Reka noneho nkwifurize ukore imirimo yo gukiranuka, ukore imirimo y'abizera,
ukiranuka kandi wubaha Imana muri iki gihe cya none kiruhije. Abantu benshi bamaze gusubira inyuma, ariko twebwe ntabwo dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo turashaka kuzakiza ubugingo bwacu kuri uriya munsi. Ndagira ngo ndangize nkurarikira gukora imirimo yo gukiranuka, kandi mwene data wanteze amatwi, ndagira ngo ndangize senga Imana mvuga ngo Imana iguhe gukomera muri Kristo iminsi yose yo kubaho kwawe. Urakoze Mana kubw'umwanya wongeye kunyemerera kuvugana n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Abakwizeye bakakwemera, bakemera ko uri umwami wabo, nuko rero ubahe kuguma muri wowe kandi bakiranuka, bakora imirimo yo gukiranuka, bubaha Imana, bagucira bugufi kuko uri hafi no kuza. Kandi iyo mirimo nizadukiza. Mu gihe tuzagera mu bibazo tuzaguhamagara uzadukiza. Mu gihe tuzakwinginga tukwibutsa imirimo twagukoreye dukiranuka, Mwami uzatwumva, nawe uzadukiza akaga, uzatugiza ibyago, uzadukiza ibitugerageza n'ibiturushya n'ibiturwanya uzabirwanya. Uko niko nsenze, nsabira umuntu wese wumvise iri jambo ngo umuhe umugisha kandi umugirire neza. Senze ibyo nizeye kubyumvise kandi kugiye kubikora mu izina rya Yesu Umwami n'Umukiza wacu. Amen.